hallelujah. I'm sorry hari ikibazo cy'umuriro ariko reka iri jambo turimo ibibazo hallelujah. Amen. Oh, hallelujah.
bwiza muri bakeneye kwakira Yesu imugora ukuyisira iyo ntege impano hagati uyu munsi ibintu bizarushaho twiteze ubuzima bya isi guhagarika mu byaha ariko isi turimo twinjiramo ntabwo uzamenya umwana wahindukiye umurezi bwene tinganya yari umusaza twicishaga atubwira ngo mu minsi ukuri umutima kugira ngo umugabo ariko nawe ati ndiyo ndabivuga ati tugumane ariko igihe kizagera ubwo n'umugabo uzaza azamuvamo aciwe Yesu wabikora niwe wabikora uyu mugoroba Imana yagukeneye ngo
kabiri uzabukisha hari ubugingo uzabukisha muri isi hamenya gusa nabo twubaka ariko reka nta kintu gikomeye ko gutuma dukura kuko ibindi byose birarangira iyo umuntu umushize kuzimu akabora kagakiza no muri amanutse kazamusa ku munsi w'imperuka azakoje kutumye arimo n'ibyo byose uba witwa nushaka agakiza kunda utarakizwa imana fatu sinura hizo mbili rukundo uroko kumuro witeka mukoro nagasubiza message nijo ubugingo ndagutasha ariko bana kwifuriza ko Kristo akakubera umwami n'umukiza n'umucungu hari umukobwa hari umuhungu hari umugore akira umwami Yesu reka mbabwire abahinzi ufata ukitahira ukuri yohereze iyo message n'abisilamu n'abandi bose ukompoze message ati mukundwa nakubwira
akira umwami umukiza n'umukiza mbwira kimwe nyuma yo kwezi ntabwo tuba munsi ashobora kugutuka akubwira That's